Bakunzi ba Gubwa Neza TV rero nkunda kubabwira bati tugomba kugira ibihe byiza tukagira amakuru meza. Aka ni akanya keza rero mba mbatangariza kuko mu by'ukuri ibyo dukora ibyo tuvuga kuri Gubwa Neza TV tuba bigomba kugendana n'ubumenyi. Ikiganiro ndi kubategurira ikiganiro kivuga ngo niba ushaka kubaho neza gerageza ushake ubumenyi, gerageza ibintu byose ubishyire ku murongo. Nababwiye intambwe 5 umuntu agomba kwiyegereza cyangwa se kwiyumvisha cyangwa gusobanukirwa kugira ngo atere imbere. Izo ntambwe 5 rero niteguye mu by'ukuri kuzibasobanurira neza kugira ngo aho waba uri hose, waba uri mu mujyi, waba uri mu cyaro, waba wikorera, waba ukorera abandi, umenye uburyo ki bwo kubaho neza no bwo kwiteza imbere no guteza umuryango wawe. Ni mu kiganiro rero ndi kubategurira ndahamya neza kuko muraza kukibona, ntimukabe kure ya Gubwa Neza TV. Gubwa Neza TV igihe cyose icyo yifuza ni ukubategurira ibintu biri ku murongo. Dukeneye kubaho neza, dukeneye gutunga tugatunganirwa, dukeneye gutunga amafaranga, dukeneye gutunga ibyo kurya n'ibyo kunywa, dukeneye kurwanya ubukene bwivuye inyuma. Nta wundi muntu uzadukura mu bukene, nta wundi muntu uzatuma tugubwa neza, ni twebwe ubwacu. Reka mbashimire, mugire ibihe byiza.